Yesu nashimwe bene data, ndabasuhuje mu izina rya Yesu. Uwiteka bishimire kandi amahoro y'Imana akomeze abane namwe, umugisha wayo ubabeho. Uyu munsi ndagira ngo twongere tugirane ikiganiro cyangwa se mbaganirize ku byerekeye ibyo turimo muri iyi minsi, kubera yuko tutabivuzeho ese twavuga ibihe, ibizaza ntiturabimenya, ndetse n'ibyahise byarahise, ariko hari ibyo turimo. Mu byo dusoma muri Bibiliya, ijambo ry'Imana, tubwirizwa kenshi kutiyandurisha iby'isi, kutararikira cyane iby'isi, ahubwo dukunde iby'ijuru. Dukunde iby'ijuru kubera yuko niho hari iby'ubugingo, niho Yesu yicaranye na se, kandi niho azava agarutse hano kudukura muri iyi si kugira ngo tujyane nawe yime ingoma y'ibihe bidashira. Yesu nashimwe. Rero birababaza cyane iyo ubona abantu benshi bakunze ibyo mu isi, ukagira ngo niho ubuzima buzarangirira. Yego, ubw'isi burangirira mu isi, ariko hari ubundi buzaza, hari ubundi mu gihe kizaza tuzajyamo, kubera yuko niba warizeye Yesu nk'umukiza, nk'umwami wawe, unizera yuko nyuma y'ubuzima hari ubundi. Kandi niyo waba wijijisha gute, wabimenya iyo tugiye guherekeza umuntu wavuye muri ubu buzima, kubera yuko iyo tumushyira muri iriya sanduku, sinzi yuko hari ikintu na kimwe ajyana, byaba amazu yubatse, yaba imodoka yaguze, yaba amasambu afite, yaba ibyubahiro yari afite, yaba amafaranga yari afite yuzuye kuri konte, imitungo iri hirya no hino, yaba yewe ndetse n'abana yabyaye cyangwa n'umugore, nta n'umwe bajyana. Nta muntu n'umwe bajyana uretse umubiri ujya mu gitaka, hanyuma twebwe hano ku isi tukamenya yuko ibyo hano ku isi, urugendo rwa hano ku isi rurangiye. Ikibabaje rero, ayo masomo ntago tujya tuyafata ngo atugumemo, ahubwo abasigaye dukomeza kurwanira ibyino mu isi. Ugasanga umuntu niba afite ubutaka ngo bamurengereyeho santimetero, akajya mu rubanza, aho kugira ngo babe babikemura mu bwumvikane, akabigira intambara hafi ndetse no kwicana. Kugira ngo murabizi, mu giturage aho bajya banarogana kubera yuko umuntu yarengereye undi. Umuntu ngo ihene yamennye yona imyaka ye, urubanza rukaba urubanza. Mbese iby'isi byabaye iby'isi. Umuntu akiba, akabyuka ajya mu akazi yahawe, amafaranga, umushahara ugaragara, ariko agahutiraho mu kunyereza kugira ngo yunguke byinshi kandi ari kwiba umukoresha we cyangwa se ibyagenewe rubanda. Ugasanga rero turarwanira iby'isi cyane nk'aho tuzabiheza, nk'aho dushobora no kuzabikomezanya nyuma y'urupfu, kandi ntabwo bishoboka rwose. Kandi ibyo by'isi ko turushaho kubikunda cyane, niko bituzinukishwa iby'ijuru, kubera yuko iyo wakunze iby'isi cyane, iyo wakunze imitungo, ibyubahiro, iraha z'iby'isi, urushaho kugenda ujya kure y'iby'ijuru, kubera yuko iby'isi bigaburira cyane kamere kuruta ko bikungura iby'ijuru, aho ugasanga umwuka wahawe ngo akuyobore arimo arakujya kure, bityo rero ukagenda unajya kure y'ubugingo buhoraho. Birababaje rero kubona abantu batabyumva, ndetse n'abitwa yuko bakorera Imana, abitwa yuko ari abavugabutumwa, abapasiteri, abahanuzi, ababishopu, abapotere, bose izo titire zose nk'uko muzizi, ugasanga ibyo ari gushyira imbere ni ukurundanya ubutunzi bwo muri iyi si, kandi nawe ubwe yigisha yuko byose bizashira. Ugasanga kandi ikibabaje, ari kuburundanya binyuze mu nzira mbi, binyuze mu nzira zanduye, kandi yitwa yuko ari buvugira Imana. Rero kirababaje cyane. Twisubireho dukore ibyo tuvuga, kandi abataramenya uko kuri nabo bakumenye yuko byose iby'isi bizashirana nayo,
kandi imirimo itari yejejwe izashongana n'iyi si. Reka rero turebe ku by'ijuru nk'uko ijambo ry'Imana ribitubwira. Ijambo ry'Imana riri mu Bakolosayi igice cya 3 ngo nuko rero niba mwarazuranywe na Kristo mujye mushaka ibiri hejuru aho Kristo ari yicaye iburyo bw'Imana. Mujye muhoza umutima ku biri hejuru atari ku biri mu isi, kuko mwapfuye kandi ubugingo bwanyu bukaba bwarahishanywe na Kristo mu Mana. Kandi ubwo Kristo ari we bugingo bwacu azerekanwa, namwe muzahera ko mwerekananwe nawe mu bwiza. Nuko noneho ingeso zanyu z'iby'isi, gusambana no gukora ibiteye isoni no kurigira no kurarikira n'imyifurize yose yo gusenga ibigirwamana, ibyo nibyo bizanira umujinya w'Imana abatumvira. Ukomeje rero muri iki gice cyose ugenda ureba ibintu byose abantu bakora muri iki gihe birengagije yuko bakagombye kureba ibiri mu ijuru, aho Yesu ari, aho azava aje gufata abamwumviye. Twari dukwiye rero kureka kurarikira, kureka kugira byinshi by'isi, ahubwo tukareba ku by'umwuka, tukareba ku by'ijuru, tugakora imirimo myiza izaduherekeza, tugakiranuka, tukaba abera koko nk'uko Yesu adushaka. Iby'isi rero bizashirana nayo. Ndakwinginga mugenzi wanjye kugira ngo inyota y'iby'isi uyigabanye, ahubwo urebe ku by'ijuru, urebe ku byo wabwirijwe kuva kera, aho kugira ngo uhore upiganwa n'abandi ngo bageze kuri iki, njye sindakigeraho. Niba ufite ibigutunze, niba ufite ibitunze umuryango nk'uko tubibona, wakagombye kwishimira ibyo ufite, kuko Imana niyo ibitanga. Ubwo niyo yashimye ko bimera gutyo, ariko ntiwishimire kwigwizaho byinshi binyuze mu nzira mbi. Hoza rero amaso yawe kuri Kristo uri ku Mana, kugira ngo akweze kandi agufashe muri uru rugendo, kugira ngo azisubize itorero nawe urimo muri cya gihe azaba agarutse. Mwami, ndagushimiye ku iri jambo, ugize neza kongera kuduhugura. Reka dukomeze turangamire iby'ijuru aho kureba iby'isi bizashira, kandi uduhe gukomeza kugira ubwenge bwo gutumbira Yesu, bwo kugukorera tutizigamye, bwo gutaha icyuho Satani kugira ngo atubeshyeshye iby'isi, azarangize atwisasiye. Girira neza buri wese rero wakurikiye iri jambo, hereza mwuka wera umuntu wese wakurikiye iri jambo. Girira umuntu wese neza wari uri kutwumva, umuhaze ku byo akeneye byose, umuhaze ashire kurarikira, maze abane nawe, akomeze akunde Kristo, nawe akomeze akorere Kristo, kugira ngo azasange afite iminyago myinshi. Mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, nombi gusabye. Amina.